aya bagize kubura telefone nta telefone n'akanwa bafite ntibagakoresha nimba baranagiranaga n'amasoni kuko hari ukuntu bajyaga bashakana urabizi ishakana ryo hambere batarateretanye ukuntu batateretanaga ntibamenyane ntibiyumvanemo bakaza pa ari ukubana. Hello guys, ndabasuje mwese amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye hirya no hino ku isi ku migabane yose igize isi. Mbahaye ikaze kuri Murenge Top TV. Nishimiye kubana namwe munsi, nishimiye ikiganiro tugiye kugirana namwe. Nshimira nanone wowe wakoze subscribe, usharinga ibiganiro kanabirayikinga, uri umuntu mwiza cyane. Hanyuma nawe utarakora subscribe ikore kugira ngo urebe ibintu biri kuri Murenge Top TV utarabona byiza bihari n'ibindi biri kuza. Yes, hano rero nkuko nari mbivuze ni kuri Murenge Top TV. Mukaba muri kumwe nanjye Irene Mwamikazi. Mbahaye ikaze cyane kugira ngo tubane rero kwari kubaha ikaze. Hanyuma uyu munsi mfite topic ivuga kungo. Ndavuga kungo zo hambere za kera, ukuntu zari zimeze, ukuntu ndagenda ntanga itandukaniro cyane, ariko muri iki kiganiro ngiye kwibanda ku ngo z'ubu, and then ninyirangiza part 2 iraza ari ingo zo ngiye kuvuga ku ngo za kera. None indi part izakurikira kino kiganiro izaza ari ingo z'ubu, twebwe abangaba muri no generation yacu. Reka rero dutangizanye na kino kiganiro cy'ingo zo hambere ukuntu zari zibayeho, dufatikanye kungurana ibitekerezo. Nawe uzacyumva uzagire ikindi kintu kiramo comment yawe irakenewe cyane cyane. Hanyuma uzagira ikindi kintu shiramo utubwire, hari ibyo wabuze twe tutazi, ukatwungura ibitekerezo, yego tukarushaho kugenda dufashanya nyine muri ubwo buryo. Ngo haye ikaze cyane rero, kandi reka dutangire ikiganiro. Mpaye ikaze umuntu turi kumuri inyuma ya kamera. Karibu cyane. Asante. Yego. Ndeka rero dutangire ikiganiro. Tugiye kuganira ku ngo. Yego, tujya kuganira zabo hambere. Bamukecuru wacu, bamuzehe, basogokuru. Ariko basogokuruza ni kure ntago. Reka duhere ko basogokuru bamuzehe. None turebere hamwe tese ingo za kera n'izubu nizeze zari zubatse neza. Yego. Nizeze zari zimeze neza kurusha izindi. Reka ko ubibona murabanza. Reka tuhere ku ngo za kera nizo zari zubatse neza. Byiza akaba mukecuru aragira ibibi byinshi. Bari bagira ibyiza byinshi aho. Bagira ibibi byinshi. Rero bambwiye ibintu bimwe. Bitekereza mbona bari babayeho nabi. Uzi ko abasaza bakera bagiraga amarira abiri. Amariri. Kinyarwanda ni iki buri? Mu Kinyamurenge ni uburiri nyine. Ico bita igitanda. Ibyumba bibiri. Yapana? Nta mugabo w'imfura waryamanaga n'umugore wiwe. Niyo makuru nabwiwe. Yego. Muri commentaire babyandikeho. Kwamisha. Ngo bakama bararukubiri nyine kwanga ko umugore yo musuzugura wamurarana n'umugore imfura ngo yararanye n'umugore cyangwa ndazatebuga n'abantu bafite benshi mu nzu bamwe bashoboka bakagabura oya ngo bararaga kubiri. Sinzi gusa n'ukuntu bakaza bororoka, sinzi inzira bakaza bororoka n'umugore cyo babikoraga imfura ya byari mu muco wa uzobaze ubufura. Sinzi ko wabyumvishije, hari ubwo wabyumvishije. Ni mu muco w'ubufura. Ni I think ni kubufura ngo ntabwo ari byiza. Ikintu kibanasangiraga muri bisaba. Icyakabiri aho nabivuze ngo je bagiraga ibi byinshi. Nakuze okay ahambere tuhareke, ariko ubu nyine igihe twababoneye nyine n'amakuru twumvaga nta mugabo w'umunyamurenge wasangiraga n'umugore ku isahani. So bintu ni byiza cyangwa ni bibi turebye. Bari kwabo n'abana. Ibyo bintu usanga ni umuco wabigiraga, kandi umuntu wese yahagaze ku muco wiwe avuga ko ibyo ari gukora ari byo byiza. Ariko si byari byiza banenaga abagore ba ntabwo cyambere bagiraga amarira abiri.
isahani zibaye zibiri tibasangira bahuriragaho hanyuma abo bantu batahuriye ku isahani ntibahurire no mu gitanda rero nibazaga ngo se bari abadiga bagiye babyara abantu bigenze gute sinzi wabona barapangaga bazahura mu mwuka bari bagira za schedule nimba ari mu mwuka shift y'abanyamerika amasaha nkabona ari amashifti kandi abantu bakera bameze nka ba Yesu abana bavutse muri ico gihe ninda zimyuka gusa okay irene nga jezo nibyo bibi nagiye mbona ni gitanga zo ni bibiri ni iki kindi kibi nabonye bagiraga bari abantu okay ikindi kibi bagiraga ingo za kera oya ye umugabo yarazindukaga yazindukuruka taramutse umugore oya si bose umva ukuntu byagendaga umugore akaza nyine akamwakira ntabyahobe ntabya gusomanagaho si yego so utamuhobereye icitwa kisi n'icyaha iminwa yawe ni nkaho yari imfura yari itaracishwa yari yaracishijwe ikara ni muri Yesaya ngo iminwa yari yanduye ngo bayishishe ikara ngo yabimera neza ni ukuvuga ngo iminwa y'abasaza b'abanyamurenge yari icishijeho amakara nta bintu byo kwandura ngo iririrwe ihura n'iyindi minwa batazi iyo yiriwe bari imfura cyane ako kantu ariko ikibazo cyaramusaga abagore babo hanyuma umugabo yazindukuruka nanivuze ngo turekane na kakizi bijya byabo ngo muzamwamamuza ukazusoma ndose hafi no gusoma mu gutwe hanyuma ibu umugore akamamwakira ishakoshi nuko akajana mu cumba karibu abagabo nijoro bakaza kubaza amakuru n'abandi nabakicara agategera nuko story kabirarangiye nuko bari babanye umuntu timusangiye umuntu ntimuraranye umuntu urazindutse nta busabane bagiranaga ntabyo guhoberana ntabyo gusoma umugore ntabyo wabona nta rukumbuzi yabaga mufite none ukibaza abantu bantu barakundanaga koko cyangwa ntibakundanaga ubona urukundo rwabo rwari rumeze gute rwari urukundo sinabitahura gusa nyine bari gukundana kuko barabanaga ngo nyine byari umuco n'ikinyabupfura no kwiyubaha bagakundana muri bucece kwiyubaha kutajyamana mu cyumba kimwe oya nkuko uvuze ngo kuza akamuhobera akagira utari genda yamusanganaga n'abandi bantu nashaka ngo agenda ahite uravuga iki ku bijyanye no gusangira no okay tuvuge ibyo guhoberana no guhana iminwa n'ubundi ntabwo ari natwe sinzi ukuntu twagize twaranditse umuco w'abano banyamoko twaje so tugaruke kuri gusangira bavuze ngo ni ikinyabupfura n'ibiki n'ibiki ariko si ibintu byo gusangira nabwo harimo ikinyabupfura wayo batasangiraga gusangira impamvu njyewe uko mbyumva kuko nanjye hambere sinahabaye ariko warabonye narabonye naranaganirijwe wenda ariko gusangira ibintu byose byabaga ari imico kwa kundi abagabo babaga bumva ari ba chef ukuntu bavuga ati nicane n'umugore dusangira undi mugabo yinjira asanga nicaranye n'umugore cyane byatewe n'imirimo umugore yakora mu cyangwa se kubera abagore akora mu isare naje nkayikoramo twese dushire mu kanwa nasama umugore ari kundeba mu kanwa kubera n'imirimo bagiraga abagore bo hambere bagiraga imirimo myinshi kurusha twebwe ubu usanga dufite n'abakozi badufasha abantu badufasha mu ntago ntibasangiraga kuko ntibahurizaga amasaha yo kurira rimwe umugore yazaga mu agahita arira mu gikoni aha okay kumanywa maybe kumanywa ariko umugabo yarahinduraga n'umugore yatashe bavuye mu murima bagahurira mu nzu still umugabo akamukubitira hariya ku isahani yiwe umugore nawe akaja ubundi hambere akenshi umukobwa cyangwa umugore yatahiraga kwa nyirabukwe bakabana igihe kinini mbere yuko ateka ubwo rero urumva nimba yahiteye kwa nyirabukwe harimo abandi bantu baramukazi be baramube rero bya wa muco na cya kinyafura no kugira kuko harimo n'abandi bantu bigatuma so babonaga wenda ko
umugabo yasangiye n'umugore wa mukazana yabibonaho sebukwe ari aho n'abana babibona nyirabukwe bigatera nk'isoni bakora division nyine bamwe bakareba bamwe bagakora amashift yo kurya icyo tucite cyiza cyangwa tucite kibi cyari cyiza mu gihe cyabo cyiza muri ubu nyine mu gihe cyabo cyari cyiza bitewe n'iyo mico yabo bagenderagaho cyari cyiza no kujya mu kubiri byari byiza nga wewe n'uwanyu mukabanza ukamenya ni iki cyatumaga barya mu kubiri impamvu yabiteraga barya mu kubiri cyari igikinyi ni iki cyabiteraga yemwe dukurikiye muzatubwira ababizi ni iki cyateraga kurya mu kubiri abantu umugore n'umugabo badazoterwa n'ukuntu n'abana bafite mu nzu n'ukuntu bitewe n'ingano y'inzu uko ingana n'abana bafite ukajya kugira icyawe wenyine se ugatwara igice cy'abana bamwe se umugore nawe agatwara abandi agatwara abahungu bakararana umugore nawe agatwara abakobwa bakararana ibintu bya ruguru abakobwa n'abahungu bararanaga muri n'inkumi mwese aho zo ni inkumi zo mu mafurero no Marte reka uzakora ubushakashatsi njyewe utwo nari mbonye dutatu ngaho nawe navuga ibyiza yabonye njyewe ingo zo hambere amakuru nashatse nyine numvisha kuko sinavuga ngo nabibayemo imyaka yanjye sinabaye icyo gihe ibintu byose utabayemo bisigara ari amakuru wabwiwe washatse nyine wavumbuye ku ruhande rwawe ubushakashatsi bwawe wikoreye bukaguhereza ayo makuru rero abantu bo hambere barakundanaga cyane bagakundana ariko bagakundana bucece distance nk'uko wari uvuze ngo ntayazaga ngo amusuhuze ariko buriya yabaga amukunda ariko nyine muri bucece nta rusaku muri silent ku buryo undi muntu w'ahandi ataza ngo ahita arabona ntabwo ari nk'ibyo ubu ngubu twari dusuhuzanya umuntu wese agahita avuga ngo uriya ni n'umugore wiwe atanamuzi bitewe n'uko yabonye na reaction yabonye mufite iby'ubu n'umuturanyi kuramutsa bakagira ngo n'umugore ubwo biterwa n'uko yakuramukije kugira ngo bajye kugukekera aho ngaho biba bitewe n'ibyo babonye nuko aho hanyuma ingo zo hambere ikindi kintu nabonye cyangwa nabwiwe ingo zararambaga kurusha izuba ahambere kugira ngo wumve abantu bakoze divorce ni bake bikomeye cyaterwaga n'iki ni rwa rukundo rwabo rucecetse rutagize turakomeza turebe n'ibindi byiza byabyo bano bantu bakaza bapfirirana ni ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo ni urukundo jari umuntu wambwiye w'umukecuru hari isengesho nabonye ry'umukecuru arasenga sinzi uwo mukecuru ngo nuwahari ko nararibonye ngo mwana ngo twarakubitwaga ariko tukihangana wa mwana we ugapfirirana bararibonye iryo sengesho umva n'ikindi kintu bagiraga kuriya yamavuga uko byari bimeze batarakizwa reka n'agakiza hano nta gakiza turi guhuriza urukundo no kubana mu rugo iby'agakiza bishira ku ruhande noneho ntiwumva ko wa mukecuru yasenze agahita ashyiramo akandi kantu ko kwihangana ariko barakubitwa tuvugaga ngo barakubitwaga ariko bakihangana ariko abo turakubitwa ntitwihangane ako kantu wenda abo none se ushatse kuba bameze amababa ni ukumukanga urikoroza gakeya gusa nimugoroba wa 5 wamusanga so rero ntituzite ko bakundanaga barakundana kuko barafite kwihangana kuko kwihangana ni urukundo yes no stafite urukundo rwo kwihangana umwana wawe akora amakosa ukababarira ukagira ute kubera iki rwa rukundo ufite kwihangana egara urukundo muvuga kwihangana ni imbuto y'urukundo so nyina wo kwihangana ni urukundo nyina ukuntu mubinyumvishije sawa ni ukuvuga ngo barakundanye cyane to the point
babakubita bakihangana kwa rukundo rukarenga akavuga ati reka nihangane umupaka rukihangana reka nkomeze cyangwa akamukubita umugabo agakubita umugore uzuzwa kumwita yazumvikana cyangwa umugabo agakubita umugore ariko umugore ntafata icuma ngo amwice n'ijoro bajyana kandi ubundi umugore nticumu umugabo nta bagore abanyamurenge baza bicara ariko so kuvuga ko ubu nyine ntiyokwica ariko mu bihugu byinshi tugenda twumva mu yandi moko ni wa muco mwiza nyine wa kinyamurenge akata umugabo jose abo ni abanyamoko ubwo bwicaye bavuga ko turabwicaye nyine ni wa muco mwiza hari amakuru nategere hano Nyeri muri Kenya ngo Nyeri umugabo ngo yigeze kuzuka ngo asanga ngo bamutemye ngo ahantu habi cyane umugore yamatema nyine ngo kubera nyine batari bagise ngo buca arapfa uwo mugabo nijoro basanga umugabo yamutemye kabisa ngo yabakuraho ibintu by'ibikoresho byose nuko umugore umugabo ubwo none se rumva hari urukundo ruri amabaziriza nyine ku bikoresho akuraho buca umugabo ariko ntawe hari undi se wabikora ariko se abanyamurenge bo ntawogize ibyo ntibabikoraga hari inkuru waba warigeze wumva y'umunyamurenge akoze ibyo nta nkuru y'umunyamurenge izo nizo mu mahanga ibyo rero ni ibintu twagiye duhura nabyo mu mahanga mu yandi magambo abantu bakera barihanganaga barakundanaga bikabatera kwihangana babaga batuje iyo utuje utekereza neza ibintu byawe byose ukabiha umurongo ariko iyo ujagaraye mu mutwe bimwe nta nubwo ibitekerezo bicaho gutya biradegana ugasanga ati uziko cya kintu ntagitekereje ariko abantu bo hakera bo babaga batuje bagatekereza iyo bagiraga n'ibibazo banahura nabyo uzareba abantu benshi njyewe nawe n'abandi akenshi twese ubuhamya tuba dufite kuri ba mama na ba papa ntago twajyaga twumva batungana ni gake nako njyewe nta n'ibyo nabonye keretse sinzi abana ariko akumva ababyeyi batungana ukibaza se bariya abantu ibo nta bintu bagiraga bapfa bituma abana tongana abana bakabyumva ariko bo bari abantu batuje n'ikibazo iyo cyabaga babaga bazi aho kubikemurira ku buryo twebwe abantu bakuraga abana bakuraga uzi ngo ba mama na papa nibo bantu bamarayika bano bantu bakuru nibo bamarayika babaho batigeze bagira ariko iriya n'imbuto nziza ituma nawe iyo ukuze kuko utigeze wumva umwiryane mu rugo nawe urawirinda ibyo ni byiza bigatuma ugira urugo rwiza kandi urugo rukaramba ku buryo abantu bo hambere bo niyo bagiranaga ibibazo bya bindi byarenze babijyanaga mu muryango ariko akenshi bakabijyana mu muryango no mu rugo abana kuko ibintu rumva iyo byasohotse urugo bikajya hanze biramenyekana n'abana bashoboraga kubimenyera abana nabo bamaze kuba bakuru bakabimenyera hanze aho ngaho ariko ntabyo bari bazi kubera ibanga bagiraga n'umutuzo babaga bafite hanyuma rero ingo zo hambere ikindi kintu zagiraga sinzi nimba nawe ubizi ingo zo hambere hari ukuntu abantu umugore n'umugabo iyo babaga babana akenshi wajyaga ugira ngo nta nubwo bajya banaganira ntibajya banavugana kugira ngo usange bicaye mu nzu barimo baraganira umwe akazana inkuru undi akayizana bagasamira ugasanga mu nzu ukinjira ukumva nk'igitwenge wapi ntabwo byashobokaga cyangwa wumve ngo bari guharira impaka zashyushye mu nzu ntabwo byabagaho sinzi nimba hari aho uziza ariko njye ntabyo nigeze menya babaga bafite ikinyabupfura ikinyabupfura bakwita ngo ni karemano cya kinyabupfura karemano kimwe kitari nk'icyacu ubu ngubu ariko rero burya abantu bose cyangwa generasiyo yose igira ibyiza ikagira n'ibibi ibyo byari byiza byatumaga n'ingo zabo ziramba bakabana imyaka myinshi kandi twebwe nk'abana nabo tubona babanye neza tukabasoromaho nyine izo mbuto zo kugira urugo rwiza zo kubana neza ariko nabo
urumva babaga ari abantu bacecetse gutyo gusa bahora bakonje bameze gutyo nta byishimo wajya gusanga biri mu nzu nta byishimo bageranaga ngo umwe naba yishimiye undi abimwereke nk'uko watangiye ubivuga niyo mbe wishimye byigumanire biguhoteremo kumana ibyishimo byawe uretse twebwe tugenda wajyana haruguru wabona akantu ukaza wirukanka ukaruhuka ari uko ukavuze weho byigumanire abo bantu bo hambere icyo kintu ngewe numvaga nta byishimo nta busabane kandi abantu batagiranye ubusabane na communication yabo ikaba hasi icyo kintu ntabwo ari cyiza icyo ni ikintu kibi ngewe nabonye cyangwa numvishe ku ngo zo hambere ikindi ntabwo bajyaga bagira ntabwo nk'uko ubusa abantu baba badafite ibyishimo nta marangamutima berekananaga umwe ngo yereke mugenzi we babaga bari siriyazi mu bintu byose bibaze ukaba urabona nk'umugore n'umugabo bakunda kuganira utuntu twinshi tumwe tuburage utundi ibindi biri seriye izindi nama baba bafite nyine ibintu byinshi baganira buri munsi kuko usanga umugore n'umugabo ari nabo bantu baganira ibintu byinshi kurusha abandi bantu cyangwa se banahamagarana ugasanga pere nyinshi ufite muri telefone nimba uri umugabo niyo umugore wawe ari kibopi aya bagize kubura telefone nta telefone n'akanwa bafite ntibagakoresha nimba baranagiranaga n'amasoni kuko hari ukuntu bajyaga bashakana urabizi ishakana ryo hambere batarateretanye ukuntu batateretanaga ntibamenyane ntibiyumvanemo bakaza ari ukubana aho arangiza nimba ari aho ubwoba bwaheraga ukagenda bakabukurana ariko ubwo bwoba barabuhoranaga kugeza bashaka iteka ryose kuko nta marangamutima berekanaga umwe nimba ari ikintu arimo yiyumvamo ngo abe yakibwira mugenzi we yamusangiza ibyo byiyumvira afite reka da kuganira baraganira igumanira ibyawe ndavuga ibyiyumviro yabaga bagize apana kuganira naho baganiraga nk'ibibazo biri mu rugo we nimba ikibazo cyavutse mu nzu tugiye kugurisha ikimasa tukigurishe uyu mwana agomba kuja umwana akeneye amasomo uyu mwana baje kumukwangiraho n'ibyo biganiro bagiraga ariko bene bino bindi by'ubu ngubu hatagiraga naho ariko noneho ubwo se babaye bariseriye gutyo mu nzu bagiye muri za rukururana noneho ibintu byo gukurura nabyo twatuzina twebwe abubu twitana twatuzina twa be ariho ubundi twavuyeho tuduhanye twaza sheri na twa sheri shushu be sweet heart tuntu two tuzina twakundi ubu ngubu urinjira mu nzu babe hari n'igihe wahamagara umwana akitaba agira ngo niwe uhamagara mu nzu ugasanga harimo ba bebe umwana ati si wowe ndi guhamagara tu nawe mwana ari mu kuganira na nyina bebe izina noneho utwana kwa kundi buri muri agashekerera ukakita ka sheri waza wakwinjira mu nzu wahamagara sheri cyangwa wafata telefone uhamagaye umugore wawe hamagara ngo sheri cyangwa be ukumva umwana aritebye kera ibyo za sheri ntabyo ese bitanaga gutere bitanaga gute amazina iyo yashaka guhamagara ngo yakasa mwita mu izina ryiwe nyanto nyasama nyakira abantu twa bebe ntabigo utu tuzina tugufi gutya utu tuzina tugufi abagore nabo ni ba musaza wa mayina ariko abagore ibo bahamagaraga gute abagabo babukundaga si ibyo nkubwiye umusaza wa mayina umusaza wa mayina abaga ari kubwira wowe kwamuhamagara umugabo wawe umusaza wa mayina no ayiwe umusaza wa mayina nyine wobwira undi muntu inkuru wenda
ukavuga ngo umusaza wa mayina arari hano cyangwa umusaza wa mayina ntiyabimbwiye ngo mbikore bya bindi wari wavuze ngo nkore ariko uko wamuhamagara umuntu umugabo wawe umusaza wawe uri kumwe na muramukazi wawe ngo musaza wawe umugore ni gute yahamagaraga umugabo ibyo turabizi musaza wa mayina niryo nzi nta bindi nzi akarimuhamagara uko kuko ntago watinyuka kwita umugabo ntago batinyuka kwita umugabo bari on distance wenda karamuhamagara ngo ndinda tujane yakaza muhamagara nka gute iyo yirukanse akamufata tabyo kuvuga ko wari wazi kugenda se ni nkatwe ubu iyo ahamagarishije amaguru nta bintu ngo sheri wandinze be wakwitonze musaza wa Mayina uhamagara ku musozi ngo umusaza wa Mayina nyama niko bazaga bahamagara muri commentaire batubwire nimba baraza kutubwira musaza wa Mayina uhamagara umuntu umusaza wa Mayina so ndiko bitamye musaza wa Mayina yaba ari muramukazi bari kumwe akamubwira ngo musaza wawe genda ubwire musaza wawe uko nyamugore ahamagara umugabo we nk'urwo rugero warutanze aba yari kure bari on distance natahamagaza amaguru nadahamagaza amaguru wenda bari mu rugendo bagenda tuvuge wenda amuri imbere wandinze tukashorerana arahamagara ntahamagaraga izina rye sibyo kukubwira ngo nukuhamagaza amaguru ubwo ntiwahamagara izina ry'umugabo ku musozi tiwahamagara izina ry'umugabo habe na ba papa runaka si cyane nabo byaje vuba iyo arimo hamagaye yo mukubita abahungu bamwe bameze gutya rugurizo bintu zari hatari kwiye nawe ntiwotinyuka ndijyana gucika utuzina twa sheri tuvuze ko ntakabaye yewe ariko usanga bafite utwabo twico gihe bariya abantu bariya abantu babaga njye mbona barabanaga nka za robo nk'amarobo tibisheganya tibavuga iki kurimo kiraguhoteramo tugize gute simba tose simbuze ariko urebye robo niyo ubwira gutya ikora ikintu urayikoresha so ba mukecuru niba bakoreshwaga nk'amarobo se urumva ibintu byose bakora hagati y'umugabo n'umugore ni irihe ryari robo rikuru oya ntago weho gutyo waba ubisama kandi icyo ni igitutsi ikintu cyo ndi kuherekana ni ukuntu kominikasiyo yabo no kwisanzura kwabo byari ibintu bigoranye cyane byabaga ari ibintu byose n'icyuma cyashyizemo amavuta ni nko gutwara amagi gutya ngo atameneka nta kwinyagambura nta kwinyeganyeza ntaki nuko nguko niko babaga babanye ariko bakabana kandi urugo rukanaramba rukaramba ni ukuramba se wavuzaga ngo ni urukundo bari bafite rukaramba rwarabanye rwinshi urugo rubatera guceceka cyangwa uretse hariho udutarime tumwe twabo bajya bakoresha ugasanga nko mu rugo umugabo ni mbese ukabona nk'ukuntu ugasanga ni uko mwaka gusa amafaranga ugasanga wowe gusa mpa amafaranga ugasanga muhuriye nk'umugabo mu rugo icyo muhuriyeho ni amafaranga gusa ugasanga umugabo yabaye ATM yo mu nzu nta busabane ntaki aba ni abakera ni ATM gusa nawe ukagira akamaro k'umugabo mu nzu ni ATM gusa naho akamaro k'umugore mu nzu nawe ni mu gikoni gusa mbese ugasanga umugore ni imirimo yo mu nzu imirimo gusa mu gikoni nta handi ibyo bintu nkabona ngewe ibyo bintu byari bibi iyo mibanire yari mibi kuko aha bafite ibyiza bakagira n'ibibi so turebye ibibi n'ibyiza by'abariya bantu ko numva ibibi ari byo bisa n'ibifite imbaraga kurusha ibyiza oya n'ibyiza barabigiraga kubera impamvu ibyiza byabaga binagize ibyiza twavuze ko bihanganaga batakoraga divorce umuco bari cyari ikintu bazingatira cyane bubahiriza cyane ko tuvuge ko twebwe nta muco tubigira ugatuma barambana babana
cyane kandi uzareba kenshi umuntu ibintu akora niyo ari mukuru biva no mu burere yahawe byinshi iyo warezwe neza wahawe uburere uri mutoya ikinyabupfura ugatozwa bubaha gutya bagira gutya urabikurikiza niba ari mukuru nawe ukazabitoza n'abandi ariko iyo ntabyo wahawe wabazwa se webye utahawe niyo mpamvu nabo umuco babaga bafite hambere ari wowe wabafashaga kubana neza bakarambana ni nkuko nibyo harimo haragenda nyine haza ibindi nibuka ibindi naho turiya twacaga amato two n'udusanzwe mu buzima mu ngo zose ntibisanzwe bigenda bihaba hariho ibyo twaba dusangiye ubu ngubu bagiraga natwe tugira hakaba n'ibindi bagiraga twebwe tutagira n'ibindi tugira bo batagiraga ibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima rero uyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi cyari kuvuga ku ngo zo hambere reka rero patitu inze mbabwire ku ngo z'ubu ngubu noneho muri generation Z noneho izi zacu zabaye gutya nanjye ndimo noneho icyo ndakigutuye inshuti yanjye kuko urumva hambere rero ndimo mvuga ibintu nanjye ntabayemo ntazi iby'amakuru mfite noneho ubu ngubu mfite amakuru nanjye bwanjye ndamakuru uru rwandiko rusoma ngwino tubane muri Gen Z ikurikiye okay guys murakoze cyane ngo tusanze abasaza ba kera ibyabo ni ibintu harimo ibyiza ariko ibibi njewe ndahamye neza ko hari byari byinshi abantu bazoza muri patiture bwumve nanaye byaho usanga ibi bari byinshi kuko nitugaruka muri Gen Z cyangwa bo usanga ibyiza ari byinshi gusa ariko tubi twabone tubi arabaza kutubira ko Gen Z ari byo bibi byinshi ushobora kuvuga gutyo ngo abakera wowe wumvishije bari bagira bakera bafite uzwara n'umuntu mudafite ariko ibyo bibi byabo byinshi bakabirambamo urugo rugakomeza harukura okay kuramba igihe kirekire urugo rugakomeza kandi kirimo ibibazo no kuba igihe gitonya kiri gudu ariko uziko iyo uri mu bibazo ari bwumenya no kubikemura kandi n'igihe ubana n'ikibazo ukacyakirukana baho neza ubushisengesho nakubwiye umugore yasenze ukabibyibuhira uzogenda urukurikira uzamurira neza utaragera hagati isengesho hari igihe uhura n'ibintu ukabyakirukana bibyibuhira urumva hey guys murakoze reka duzategereze icya Gen Z twumve ukuntu kizagenda katubonane